naje kumenya amakuru ko mwatemberereye mu murenge wa Cyahinda, hanyuma ndakurikirana mbona nimero zanyu, niko kubahamagara ngo munsure. Mbona ikiganiro cy'ubuhinzi numva ndagikunze cyane, by'umwihariko numva ko mwaje no mu murenge wa Cyahinda, nibwo nahise nshaka nimero zanyu ndabahamagara kugira ngo mubashe kuza munsure, mwereke u Rwanda ko Nyaruguru itakiri yayindi, mwereke u Rwanda ko twateye imbere muri rusange. Iyo koperative y'abajyanama b'ubuhinzi ndayizi, ariko mukimara gukora ubuvugizi tukabona ikigega, twese ubu nibi birayi niho bizajya, batwubakiye ubuhunikiro bunini ku buryo ntakwirirwa nanjye naka ubuhunikiro bwanjye bwite, kubera ko ubwo batwubakiye burahagije tubishyira hamwe. Abakunzi b'Ikizo TV, ijwi ry'ubuhinzi n'ubworozi, turongeye kubasuhuza cyane. Nimwe inshuti z'akadasohoka mugenda mutugaragariza urukundo rw'ibiganiro dukora. Aha turi ni muri Nyaruguru, kuva Huye uza Nyaruguru, urugendo twakoze mu minsi ishize. Undi muntu akongera akaduhamagara ati kuki wagiye utansuye kandi wari wahageze, akomeza duhata ati nanjye ndashaka ko munsura. Byatumye nyine twongera kuhagaruka uyu munsi nyine kugira ngo tubashe kuhaza ibyifuzo bye. Si we wenyine, hari abandi benshi bagenda baduhamagara, ariko ugasanga kugira ngo tuzabashe kugerayo biratugoye rwose. Ni muri ubwo buryo twafunguye Momo Pay, dushaka kureba ko nimba hari koko ibiganiro byacu ko bagenda baduhamagara, nimba hari icyo bashobora kubikoraho mu nkunga. Twafunguye Momo Pay y'Ikizo TV nk'uko muyibona hasi, ubwo ibaruye ku Kizo TV. Dushaka ko buri muntu wese, turagusaba igiceri cy'ifaranga, guhera ku ifaranga rimwe kuzamura yo wabona, ukaba wayashyira kuri la Momo Pay. Bizadufasha kugira initiative yo kuvuga ngo nubwo baduhamagaraga koko bya biganiro nabo barashaka ko tugera ahandi. Bizadufasha kubona amatransport yo kujya mu tundi turere, kujya n'ahandi hantu hatandukanye henshi bagenda baduhamagara. Bizadufasha byinshi. Rero twayibafunguriye kugira ngo turebe uruhare rwanyu muri ibi biganiro. Tugiye kugana n'umuhinzi, aratangira twibwira amazina, tubwira impamvu yamuteye guhinga ibi birayi. Abenshi twagiye dusura batubwiye ko bahinga imbuto, ubwo ni ibirayi bizavaho imbuto yo guhinga. Sinzi nawe nimba ari byo, nawe yarinjiye mu mwuga w'ibirayi bitanga imbuto. Hirya yanjye ho gatoya ni kwenda twicaye mu murima w'ibirayi, twavuze ko twicara muri mushingiriro. Hano hari igishyimbo gikubise koko. Sinzi abantu mutajya mugenda muri Nyaruguru, ni mureke nyibereke. Ni Nyaruguru y'abarinda n'abarindangwe, yera ni akarere k'imisozi miremire, keraho icyayi, kakeraho ibirayi, kakeraho ibishyimbo, kakeraho ibigori. Ngira ngo n'ikijumba cya Nyaruguru iyo kigeze mu isoko rya Huye kiba kihagazeho, kuko kimwe gishobora kurenza ikiro. Sinzi tekinoloji bakoresheje kugira ngo ibintu babigereho, kuko iyo twumvise amateka ya Nyaruguru ntago ari amateka meza, aho wasangaga abantu basuhuka bajya mu tundi turere, ariko uyu munsi akakaba karabaye akarere k'intangarugero. Reka tuganire, atubwire n'impamvu y'ibi bintu. Muraho neza? Muraho. Ni amahoro? Ni amahoro. Yego. Nge nitwa Mucyurabuhoro Boniface, ntuye mu karere ka Nyaruguru, umurenge wa Nyagisozi. Yego. Ndi umuhinzi wabigize umwuga, ku mpamvu z'uko twashatse guhindura amateka ya Nyaruguru. Kera Nyaruguru, ubwo ndavuga mbere ya Jenoside ku bwa Habyarimana, Nyaruguru yari ikennye cyane, kandi n'abayobozi ntibayitagaho. By'umwihariko rero ndashimira ubuyobozi burangajwe imbere na Perezida Paul Kagame ku muhate ashyiramo mu buhinzi. Amashwagara turayabona, amavaruganda turayabona, ukabona ko abishyiramo imbaraga n'akarere n'imirenge. Abagoronome bose baradufasha biturutse ku buyobozi bwiza. Nibwo buryo rero nanjye nahisemo guhinga ibirayi, murabibona. Ibishyimbo ngibira hirya nabyo murabibona.
kugira ngo dutsure amajyambere y'akarere kacu ka Nyaruguru. ntago ikiri Nyaruguru yo guhunga abantu basohoka, ese baracyagira ibitebo? Kuko hari abantu najyaga mbona nko muri za Butare aho ngaho bikitwa Butare babunze ibitebo byinshi ngo babatutse muri Nyaruguru, biracyahaba? Oya, nawe ngira ngo amaso araguha, ngira ngo urabona ibigori biri hepfo aha ngaha, urabona ibi birayi twicemo n'ibishyimbo. Nyaruguru yateye imbere kubera ziriya mpamvu nababwiye z'imiyoborere myiza. Ubundi wambonye te nimero yanjye kugira ngo umpamagare, wabonye te ko nkora ibiganiro by'ubuhinzi? Naje kumenya amakuru ko mwatemberereye mu murenge wa Cyahinda, hanyuma ndakurikirana mbona nimero zanyu, niko kubahamagara ngo munsure, ariko hari televiziyo nigeze kukibonaho. Mbona ikiganiro cy'ubuhinzi numva ndagikunze cyane, by'umwihariko numva ko mwaje no mu murenge wa Nyagisozi wa Cyahinda, nibwo nahise nshaka nimero zanyu ndabahamagara kugira ngo mubashe kuza munsure, mwereke u Rwanda ko Nyaruguru itakiri yayindi, mwereke u Rwanda ko twateye imbere muri rusange. Iyo koperative y'abajyanama b'ubuhinzi ndayizi, ariko mukimara gukora ubuvugizi tukabona ikigega, twese ubu n'ibi birayi niho bizajya, batwubakiye ubuhunikiro bunini ku buryo ntakwirirwa nanjye naka ubuhunikiro bwanjye bwite, kubera ko ubwo batwubakiye burahagije, tubishyira hamwe bigacungira umutekano. Ubu guhinga ibirayi by'imbuto cyane. Ubu ejo bundi bizaba byamaze kwera, ndareba bisa nkaho biba bitaratangira kwera. Ntabwo biratangira kwera, kereka runo rurabo uri kubona nuramuka rucitse ruhungutse niho bizaba byatangiye kuzana ibijumba. Yego. Ubundi ubu ibirayi byawe bimaze amezi angahe? Bimaze amezi 2 n'iminsi 14. Uranabibara ku buryo bibarira ukabuzi ngo nibyo ugomba kwandika itariki babitereyeho kugira ngo uzabashe kumenya igihe cyo kubinyomora, igihe cyo kubisarura, n'igihe cyo kubitera imiti gutyo, kugira ngo ubashe kubikurikirana neza. Muri make buri kintu cyose urandika ugomba kwandika, uzamenye ibyo washoyemo, umenye niba warungutse cyangwa warahungutse. Nishyura kangahe uteye ibirayi? Mbimaranye igihe kinini. Urashaka kwiga uko wakora ikintu cyoroshye ku biryo by'abana bawe bigatuma habaho itandukaniro mu buzima bwabo, bikanabafasha gukura? Niba ari byo, kurikira aya mashusho. Abana badafite imirire myiza akenshi baba bananutse ugereranyije n'imyaka yabo, bararwara kenshi, biga bibagoye, banakura bakagira ubuzima bubi. Abana bamwe bashobora no kwicwa n'imirire mibi. Imirire inoze mu bana bato ifasha kubaka imibiri yabo n'ubwonko, bikanatuma bakurana ubuzima bwiza. Usibye gukomeza konsa, umwana ugeze ku mezi 6 ifunguro atangira guhabwa kenshi ni igikoma cy'ibigori cyangwa ibindi binyampeke. Iri funguro ntabwo ritanga intungamubiri zihagije mu kubaka umubiri n'amagufa, bituma habaho gukura neza. Muri aya mashusho uriga uko bongera ibishyimbo byumye biseye mu gikoma cy'ifu cyangwa cy'ibinyampeke mu kugaburira inshuke n'abana batoya. Ibi bishyimbo byongerwamo bitanga intungamubiri z'inyongera n'imirire umwana akeneye kugira ngo akure neza, kandi binoza imirire y'abagore batwite n'abonsa, bikaba byiza ku mikurire y'abana babo. Ibi ubikora gute? Gutegura ifu y'ibishyimbo ivangwa n'igikoma biroroshye. Icya mbere, toranya ibishyimbo ugenda ukuramo ibyaboze n'ibifite imungu. Noneho kugira ngo utunganye ifu ihagije y'iminsi 7 kuri buri mwana, uzakenera garama 140 z'ibishyimbo zijya kungana n'igikombe kimwe n'igice cy'icyayi. Karanga ibishyimbo ku ipanu ku muriro waka cyangwa mu nkono mu minota 15 kugeza bihiye. Uko ibishyimbo byiyongera niko bifata umwanya munini kubiteka no kubyumutsa. Rero ongera igihe niba uri gukaranga ibishyimbo by'igikoma cy'abana benshi. Kubikaranga bituma bitanduza kandi bikarushaho kuryoha. Reka ibishyimbo wakaranze bihore, ubisye ukoresheje isekuru, ikiyiko cyangwa ibindi bikoresho byo mu gikoni. Biba uduheri dutoya cyane cyangwa ifu. Kora ku buryo uduheri tuba ari dutoya cyane ku buryo umwana turya akamera tutamunize. Bika ibishyimbo wamaze gusya mu kintu gipfundikiye, ubikoreshe mu gihe cy'icyumweru.
vanga nka garama 10 z'ibishyimbo biseye bingana n'utuyiko 2 dutoya mu gikoma cya buri mwana 2 ku munsi. Iyo fu ishobora no kuvangwa n'amazi makeya yo kunywa akanyobwa ukwayo. Bigomba kuba bikaranze kandi biseye kugira ngo bitaniga abana kandi bigira akamaro mu mirire inoze y'abana bato. Kongera ifu y'ibishyimbo mu gikoma cy'abana buri munsi kuva bagitangira kurya bifasha imibiri yabo n'ubwonko gukura neza bakagira ubuzima bwiza. Guhera muri 97 niho imbuto yagiye itangira itugeraho, izanwa na RAB, abagoronoma bidufashamo kugeza ubu ngubu n'ubundi nibo babidufasha kugira ngo imbuto ziboneke. Twamara kwitubura, twamara kuhinga nka 2 ishaje ikaba certifiye, ikaribwa, ikajya mu isoko ikaribwa, noneho bakaduha indi nshyashya. Yego. Nta gitekerezo mufite cyo kwiherera imbuto kuri 0 mukageza kugeza tubiriye bidusanze Butare tukabirya? Mubiriye uko bigenda n'ubundi ubu nituramuka dusaruye tuzakuramo ibitoya b'imbuto, ibinini byo bibasanga iyo mu mijyi hirya no hino. Kebere bya Nyaruguru biragenda bikagera ku Rusumo na Tanzania. Muri make Nyaruguru yamaze kuba Nyaruguru. Niyo uriye mu masoko ya za Nyabugogo n'ahandi ujya kumbukumba abacuruza ati ngwino hano ibi ni ibire bya Nyaruguru, ngwino hano ibi ni ibijumba bya Nyaruguru. Ugasanga rero byanditse amateka kandi n'uburyohe bitandukanye n'ibindi birayi bindi bya za Burera n'ahandi. Yego. No mu giciro biba bihenze? Oya, ntabwo biba bihenze. Ariko kirigaragaza kuvuga ngo ikirayi cya Nyaruguru biba biryoshye ukwabyo, nicyo nshaka kuvuga. Biba biryoshye ukwabyo. Ubu hano wari wahinze ku buso bungana iki? Mpamya ko hegitari irimo byanze bikunze. Ufasheho na biriya bishyimbo cyangwa ibirayi byonyine? Ufasheho na biriya bishyimbo, hegitari irimo. Umusaruro witeze kuri biriya bishyimbo byiza kuriya bya Mushingiriro ubona uzaba umeze? Hariya nta kuntu hatazavamo ibiro 800. Ibiro 800? Ariko se ibishyimbo biracyahenze nko mu minsi ishize Butare ikiro twakigura ingemeri 90 ni urugero abanyarwanda bazi, twayiguraga 2200 250, ariko ngo muri iyi minsi bisa nkaho byamanutse. Byaramanutse kubera impamvu yuko hari birimo byera. Nk'ubu ngira ngo urabona biriya byanjye uko bimeze, buriya hari abahinze mbere nk'abaterera imwe n'ibi birayi, ibishyimbo bireze. Hari n'ibyo tuba twagiye duhinga mu duhaga hirya no hino. Mu duhaga ni ukuvuga mu mibande nabyo bikagenda byunganira ibirimo byera bya mbere by'imusozi, bigatuma rero ku masoko bigabanura igiciro. Nyaruguru rwose sinzi nimba tuzaza kwishakamo ibibanza, ariko ngo ibibanza byo biranahenze. Ntabwo bihenze ntimuza. Numvise ikibazo cyo muri Nyaruguru kimeze nk'ikigarira. Kereka Kibeho, ku butaka bwa Kibeho niho bishobora kuba byigiye hejuru ho gakeya, ariko bare hano muri rya Bidandi ku murenge wa Nyagisozi Cyahinda ikibanza cyacu cyagihagaze bite? Nk'Icyahinda hariya, Icyahinda bishobora kuba nka miliyoni. Ngayibaze miliyoni muri Nyaruguru tubara nk'akarere ko mu cyaro. Miliyoni. Ugasanga kuri metero zingahe nibura kuri 30, kuri 50, kuri 50. Miliyoni wakibona? Miliyoni wakibona. Ndumva tugomba kuza kuhakorera ubuhinzi, kuko iyo ndebye mu mijyi nta kintu kiri kuvamo. Nasuye urubyiruko rw'inahangara, umuzujeni twasuye atubwira ukuntu yararangije kwiga kaminuza ibintu by'amashanyarazi, arangije aratubwira ngo ngiye nabivuyemo mpita nigira mu buhinzi. Rego ubuhinzi ntimukabusuzugure. Ndabonamo ko byanze kunza ahantu muri R70 na hafi n'eshanu yatubwiraga ko ashaka gukuramo miliyoni zirenga 16. Sinzi nimba ibi bintu mutubwira ari byo, kuko numva twese umuntu yajya mu buhinzi. Murakoze. Iyo urebye kera hari ikintu abantu bajya bavuga ngo ngo bamwibye bamushubije ku isuka. Bigaragara ko hari amateka yahozeho yavugaga isuka nabi. Naka arakennye yasubiye ku isuka. Ugasanga umugabo w'ubuhinzi barawusuzugura, ariko nawe uroye nk'amafaranga ava muri ibi birayi ntihanirwa kurihira umunyeshuri, ntihanirwa kungurira nk'inka, ntihanirwa kunterera nk'isima ku nzu, ntiyabura mbese kumfasha. Niyo mpamvu ubuhinzi rero twabugize umwuga hano muri Nyaruguru,
nawe amaso araguhura abibona. Yego. uyu ni umwe mu mirenge nasuye igiye itandukanye mu turere dutandukanye, nasanzemo ngo koperative y'abafashamyumvire. Yego. Aka kantu kuki mwagashyizeho, ubona kabafashije iki nk'abahinzi muri rusange? Urabona abantu ntabwo baba bazi ibintu kimwe. Iyo koperative y'abafashamyumvire yagiyeho kugira ngo ubizi abyigishe utaratera ya ntambwe yo kumenya ubuhinzi cyane, kuko abajyana mu buhinzi twarabanje turabatoranya bazi iby'ubuhinzi cyane, noneho batangira kwigisha ba bandi nabo batabisobanukiwe neza, bakagenda rero uko umwaka utaha uko babigisha bagenda bagera kuri nivo nziza kugeza ubu. Murakoze, urabona ukuntu bigenda. Abo bajyanama b'ubuhinzi uratera kenshi na kenshi, ushatse urabahamagara kandi baraza nta kiguzi, baraza bakwigisha uko utera ikirayi utabizi, ikigori, kandi noneho bakabisura mu guterwa umuti, mu kubagara. N'ibi byanjye barabisura, n'abagoronome baraza bakabireba kugira ngo ya mbuto izinjire muri bwa buhunikiro twavuze ifite umwimerere. Yego. Nicyo badufasha babajyana mu buhinzi, barabikurikirana aho ikibazo kiri bakabwira bati aha hari ikibazo, kosora iki gutyo mpaka imyaka yeze ihunitswe. Yego. Ngira ngo nicyo kiri mu byatumye wenda reka tubare nko muri uyu murenge wa Nyagisozi aho tumaze iminsi dutemberera, biri mu byatumye mufite imyaka myiza cyane. Ntabwo tujya turangiza tudatanze inama. Yego. Urubyiruko rwinshi, uri mukuru, maze hari byinshi wabonye bitandukanye, hari imyaka waciyemo nawe y'urubyiruko, ubona wenda hari amahirwe wagiye wibuza, nyuma ukabona ko hari ibyo wagakwiriye kuba warakoze utakoze. Ni iki ubwira urubyiruko rw'uyu munsi? Urubyiruko rw'uyu munsi ruri ku ikoranabuhanga, urubyiruko rw'uyu munsi ntabwo rushaka gukora imirimo nk'iy'ingufu. Ni nacyo ituma nk'Icyuzo TV tugerageza gushaka urubyiruko aho ruba mu buhinzi cyangwa ruba muri imirimo ivunanye, tukarusura kugira ngo rubere abandi urugero. Ni icyo ubabwira? Wenda na hano mu murenge wa Nyagisozi ntubura ababa bicaye ku gasantere bategereje gusunikira abantu imizigo nk'amagare, bafite imizigo cyangwa bikorera imizigo, ariko ugasanga ntashobora gufata isuka ngo aze wenda akorere n'icyo cy'atanu ku munsi, ugasanga ahubwo nimugoroba nibo bangiza ibi bikorwa byanyu, biba, kuko ngira ngo badahari nta nubwo mwashyiramo abarinzi, nibo usanga bateza umutekano muke. Murabona nsubiye hejuru harana babwiye ko kera isuka twayitaga ko nguhinze arahindana, ngo wakennye ngasubira ku isuka ngo aba yakennye, bamwirukana ku kazi ngo ngasubiye ku isuka barayisuzuguraga. Ubwo tukimara gutahuka nyuma ya 1994 twagize burumesitiri Nshimiryaya Angelo, niwe wabwiraga umuntu wese ati fata isuka. Nanjye icyo gihe nari urubyiruko nahise numva iyo nama. Inama nabwo urubyiruko rero hanze aha ngaho ubuzima buragoye. Umusore w'ubu cyangwa umukobwa w'ubu, urubyiruko muri rusange barashaka imyenda myiza kandi ntibashaka gukora. Numva nzi benshi muri uyu murenge wacu rwose banize bafite na za masters, ariko bahinze n'ubu bakaba bameze neza nta kibazo. Urubyiruko narushishikariza guhinga, gukomeza ngira inama urubyiruko ngo bakure amaboko mu mufuka, badufashire iterambere cyane cyane mu buhinzi. Iyo ushishoza usanga ubuhinzi busigaye buruta indi myuga yindi, kuko iyo wahinze ubona ibyo kurya, iyo wahinze usagurira isoko, iyo wahinze nta kibazo ugira. Urubyiruko rwakwiye kugandukira uwo murimo ndetse na leta igakomeza ikabidufashamo. Murakoze. Reka tugushimire cyane ku kiganiro cyiza tugiranye. Murakoze cyane. Abakunzi b'Icyuzo TV ijwi ry'ubuhinzi n'ubworozi, murareba ko aho turi ni mu murenge wa Nyagisozi bakomeje kuduhamagara cyane, bari kugenda baduhamagara cyane bagashaka kugaragaza ko ubuhinzi bufite iterambere, ubona ko babyumva. Umurebye nk'ibirayi twicayemo, mukareba hirya yanjye kameramani araza gufotora biriya bishyimbo, ni ibishyimbo bizitanye, ntabwo twabona uko tujyamo gukoramo inkuru
amakuru, ariko naho arabifotora tuzabibereka. No, ubuhinzi burimo amahirwe menshi. Ubuhinzi niho hantu ushobora gushora amafaranga ndetse na leta ikaba yateramo nkunganire. Ubuhinzi iyo bukozwe neza bushobora kukugeza kuri bya bindi wifuza. Icyo tubasaba ni ugukomeza gukurikirana ibiganiro byacu no kubitera inkunga kugira ngo bikomeze byitabweho, kandi tubashe kubaka u Rwanda twifuza, kandi u Rwanda rutanga, u Rwanda nk'igihugu cy'icyitegererezo, mvuge ngo ni igihugu cy'ubukerarugendo, haba ari mu ikoranabuhanga ndetse no mu buhinzi. u Rwanda rube igihugu kijya imbere mu bihugu bya East Africa. Icyuzo TV, ijwi ry'ubuhinzi n'ubworozi.